mwese, nishimiye kubana namwe muri aka kanya aho tugiye kuganira uburyo bwo gukemura ikibazo umuntu yahuye nacyo. Nitwa Uwitonze Tereza, nkaba ndi clinical psychologist and psychotherapist, ngakorera muri Mental Health Dignity Foundation iherereye mu karere ka Huye, umurenge wa Ngoma. Nk'uko nari ndi kubibabwira, insanganyamatsiko tugiye kuganiraho uno munsi ni gukemura ikibazo. Ngiye kubasangiza inzira abahanga bagaragaje zo gukemuramo ikibazo, avuga ngo ni problem solving. Yego, umuntu wahuye n'ikibazo yibaza ibibazo bindi 7 bimufasha kugenda agisohokamo kandi agisesengura kurushaho, bigana kubona umuti umubereye. Ikibazo cya mbere uribaza ute se ikibazo mfite ni iki? Intambwe ya mbere yo gusohoka mu kibazo ni ukubanza kumenya ikibazo ufite. Ikibazo cya kabiri uribaza ute se ikibazo mfite cyatewe n'iki? Hanyuma hakaza n'ikibazo cya gatatu, uribaza ute se iki kibazo ndimo kimfiteho izihe ngaruka ubu ndetse no mu gihe kizaza? Ikibazo cya kane wibaza iyo urimo ushaka gusohoka mu kibazo cyavutse, uribaza uti muri iki kibazo ndiyumva nte? Muri iki kibazo merewe nte? Ukagenzura uko wiyumva muri wowe bitewe n'ikibazo urimo. Uribaza ikibazo cya gatanu ute se ngamije iki mu gushaka igisubizo cy'iki kibazo? Urongera kugaruka ku cyo ugamije mu gihe urimo ushakisha igisubizo cy'iki kibazo, icyo kibazo ufite. Ikibazo cya gatandatu nanone uribaza ni iyihe ntego mfite mu gushakisha umuti w'iki kibazo ndimo. Ikibazo cya nyuma aricyo cya karindwi, uribaza ute se iki kibazo mfite cyakemuka gite? Ugatekereza ku miti yose ishoboka yatuma ubona igisubizo cy'ikibazo ufite. Hanyuma iyo miti akazaba ariyo utangira kujya gushyira mu bikorwa, ugenzura, ukajya ureba ibyiza ibibi by'iyo miti, hanyuma kugeza ubwo uzabona umuti ukunyuze, ubwo ari wo muti nyine w'igisubizo cy'ikibazo ufite. Muri uko kugerageza gushaka ibisubizo by'ibibazo cyangwa ibisubizo by'ikibazo wahuye nacyo, birafasha mu kugenda urushaho kwifasha ubungabunga ubuzima bwawe bwo mu mutwe hakiri kare, kuko uko ibibazo bigenda biba byinshi ni nako urusobe rwabyo rugenda rutuma umererwa nabi kurushaho mu buzima bwawe bwo mu mutwe. Twitoze rero gukemura ibibazo hakiri kare, uko ikibazo kije tukagishakira umuti hakiri kare, ntiturindire ko ibibazo bigenda biba byinshi, uko biba byinshi niko bigorana no kubisohokamo, kandi bikagenda bitera n'ingaruka nyinshi zikomeye kurushaho mu gusenya ubuzima bwacu bwo mu mutwe. Yego, mukomeze kwiyitaho rero mukemura ibibazo muhura nabyo bya buri munsi. Bifurije kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Murakoze.